wamuha ibijumba akakwihera inyama cyane noneho akunda abandi kurenza uko yikunda cyane rwose n'umuntu nyine ushobora kuzanira ibibi wibyiza cyangwa se ibintu bitari byo ukakaguhereza igikwiriye n'umuntu ushobora guhereza amazi wakaguha amata baragutera amabuye nikateye baravuga ati kuko nka saga zose zamubayeho ngewe impamvu mbona ko ari urugero rwiza ntabwo we yigeze avuga ngo wenda ntere kamera buri munsi mpangane oya wasangaga ari kwivugira ijambo ry'Imana ari kwivugira ahubwo ibyari byo batoboza hanyuma tugana ku musozo ikibazo cya nyuma yego n'ukubera icyo abagore benshi baba pasiteri abavuga butumwa tubona bazamutse akenshi usanga urugo rwaranze Satani mbese nyine arwanya urugo icyo ni icyambere oya ntago kwishyira hejuru buriya nta muntu wanga kubaka oya kandi Satani arwanya urugo kuko urugo niryo torero rya mbere rero Satani ahiga urugo ararurwanya cyane nyine ubwo iyo ari umuntu umwe wigeze wavuga ngo ngewe bampaye umwanya wo kurahira akaba ari ngewe urahira umwanya wo kurahira biriya batubwira ngo itegeko riteganya n'iki narahira ngo ngewe runaka nemeye kuzabana na runaka kugeza igihe kwihangana kwanjye kurangiriye urumva rero akaba ariyo ndahiro warahira ni ukuvuga ngo ari ukuntu bana n'umuntu mudafite kwihangana kungana Satani rero iyo akubise ku muntu udafite kwihangana aramubwira ati rwose gendera reka tugushimire tugusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone nurangiza usenge Imana nimero yanjye kandi ubwo nyine ngira cano ngira TikTok yego mbese yego cano yitwa mu gihe nyacyo TV bajyeho ngewe irakora nta kibazo yego bajye bakanda nyine subscribe yego hanyuma mba no kuri TikTok yitwa Mwiza TikTok yego ndabakeneye nka followers banjye bazaza cano yawe ifite abasabu bangahe ni benshi nabo bajyeho ubwo ni benshi ubwo twe dusabe hariho bakeya sabu 30 abasabu 30 urumva nibwo iyi channel uri kuvugira ifite abasabu bashyika hafi 13,000 reka nsabe kugira ngo banyarukire ku gihe nyacyo mu gihe nyacyo TV bakande subscribe mukande murabana nari mwiza ubabereye yego kandi nzagaruka kandi ndabizi ko bizagenda neza uko tuzagenda tubana tuyibibutsa tuzanayipiningamo umunsi kugira ngo banyarukireho nawe bagushyigikire uteke Imana guhereze ni 078 9 6 140 asante sana karibu nisengesho yego Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko ari wowe uzirikana intore zawe umuntu ajya atentebuka kuko ni umuntu nyine kandi Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo wasiwe ugushije ishyano kuko ugwiriwe n'umubi hanyuma ntabwo wagiye uravuga ngo dusize uko nguko ahubwo wadusigiye Mwuka Wera kudufasha kuko wabonaga ko urugendo rukomeye turagushimiye ko Mwuka Wera arimo agenda akora akazi mu bakristo nubwo hari abo atarageraho ngo abemeze ariko hari n'abo ari kwemeza utwemereye kwisobanukirwa mu gihe nk'iki gikomeye uduhe kumenya abo turi bo uduhe gukora ibikwiye mu gihe gikwiye kandi uduhe gutungana rwose hanyuma abarwayi bakire bashonje bagaburire abambaye ubusa bambike wishyura amadeni utanga akazi tanga imbyaro ziburinda wihesha icyubahiro ukora iby'ubutwari utanga agakiza kandi ukomeze inkingi y'agakiza mu itorero ryawe turagushimiye ko banye natwe mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha ariko ikiza ni ukumenya ko wakoze icyaha mbibutse ko abantu Imana itazigera ibahanira ibyaha bakoze ahubwo izabahanira ko bataciye bugufi ntabwo Imana izigera ihanira mbese umuntu ibyaha ngo imuhane ngo yasambanye ahubwo nyuma yo gusambana wakoze iki nyuma yo kumva ko wakosheje nyuma yo kumva ko wahemutse
nyuma yo kumva ko watukanye, nyuma yo kumva ko wanyweye inzoga, wakoze iki? Icyo ni Imana izahora abantu. Iyo ni indi topic mu mutwe wawe ufite mu bintu byinshi, tuzaganira icyo kintu cyonyine tubashe kugisesengura kugira ngo mbashe kucyumva. Hanyuma umbwiye ku mavuta bamenye, birashoboka ko uyu munsi niho nari ngiye kugera, birashoboka ko uyu munsi umuntu rwose yashiduka yayamenye, reka mbivuge uko, ariko ejo akitekerezaho agasanga ibyo yakoze ntibyari byo. Hanyuma umuntu nagaruka mujye mumwakira, umuntu nagaruka agaca bugufi mujye mumwakira, kandi ntimukajye murebera umuntu ahahise he, ntimukajye murebera umuntu muri bya bindi yanyuzemo, mujye mureba ko umutima umuteye guca bugufi, izo mbaraga agize zo guca bugufi mujye mubariza muha agaciro. Abantu rero si uko bameze, abona nyine warakoze bya bindi agahora kurebera muri ya shusho yahahise hawe. Oya, ahahise abantu nibahaveho, ahubwo barebe ngo umuntu ese nubwo ejo byagenze kuri uyu munsi ahagaze ati. Hanyuma ni ukubera iki abarokore bakunda gusenyana kurenza uko urumva abapagani bo barahishirana? Yego, baranakundana cyane, baranafasha, baranasangira. Uyu munsi kare twe barokore twagakwiye kuba tugaragaza ishusho nziza, ariko akaba ari twe turi gukunda kugaragaza ishusho mbi. Ese ubona icyabiteye ni iki? Ni ubutayu bwashaririye? Ni uko amasezerano yatinze gusohora? Nkawe witegereje ubona ari impamvu ki? Cyangwa Imana yaraturetse? Oya, Imana ishobora kuba yaranaturetse. Imana ntabwo yigeze ireka umuntu yaremye, kuko mu mushinga w'Imana ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ngiye gukora umushinga wo kurema umuntu hanyuma uyu mushinga nzanahindukire ngusenye. Ko ntekereza ko utaba wubatse inzu ngo nurangiza usubire inyuma yisenye. Oya, Imana yaremye umuntu imufiteho inyungu, Imana yaremye umuntu imufiteho imbese umugambi mwiza. Ntabwo Imana yigeze ireka abantu, ahubwo abantu nibo baretse Imana. Mbona rero ibyo turimo wenda ni iki, Satani ajya ahantu hari ubutunzi. Simvuga ngo wenda abakristo ngo barashize bararangiye, haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Yesu azarinda azakiriho abantu beza, hariho n'ababi rwose, kandi buri muntu wese afite na misiyo. Hari abinteye kukubaza ikindi kintu gikomeye, wihangane nakumvishe mu rundi rwego, amavuta yawe nayumvishe mu rundi rwego. Ari abantu bajya mu rusengero n'abantu batajya mu rusengero. Abo pasiteri akwiye kwitaho ni bande? Akwiye kwitaho abatajya mu rusengero. Kubera iki? Kandi tubona amadini yose dufite hano, tuhafite idini rya ADEPR ryari ridutwaje ibendera ry'umwuka wera. Uzi impamvu? Ntabwo turabona umupasiteri waho wagiye kubwiriza mu isoko cyangwa mu kabari. Ndetse niyo ugiye mu kabari note bose babereye twavugaga, nibaza yigeze ajya mu kabari bituma bamuhagarika kuko yagiye kuririmba mu kabari. Ni ukubera iki aba bashumba noneho bibanda mu nsengero kandi ubona neza ko hakenewe abantu batari mu nsengero? Mbona amaso yabo areba bugufiya, kuko amaso n'ibitekerezo byawe bireba kure n'umwuka w'Imana ukorera muri wowe. Hari umuririmbyi uvuga ngo mugende mu misozi mubabwire ibya Yesu, mubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kugwa mu muriro. Mugende mu misozi. Hanyuma gukorera Imana nta mupaka. Mugende mu misozi, abantu mukibishoboye, abantu bikibasha gukunda. Amadini arafunze, ariko itorero rya Kristo rirafunguye. Itorero riracyariho. Arafunzwe, ADEPR irafunzwe n'izindi, ariko itorero rya Kristo riracyariho. Rero impamvu nari mvuze ngo akwiye kwita kubo hanze, buriya umuntu wisinzirije kumukangura biravuna. No kuvuga ngo umuntu wumvise akirengagiza ibyo yumvise, kumwumvisha bya bindi yumvise kandi yarabyirengagije abishaka biragoye. Ariko umuntu uri hirya iriya ataragira icyo yumva, kumwumvisha Kristo biroroha. Buriya umuntu wasenze akagwa, kumubwira ngo Imana ahita akubwira ati, ahubwo ahita gusomera igitabo.
ahita gukubita imirongo, agahita kurambika hasi akavuga ati ibyo wowe wabintanzemo, wowe urabindusha, akagukubita icyanditswe ukagwa hasi. Ariko umuntu uri hirya iyo aroroshye, yego, kuri Kristo aroroshye. amen. N'umuntu woroshye cyane. kuza ni umuntu woroshye kuza. Ni umuntu ubwira Imana akayumva neza, akayiha agaciro, akabyubaha. Ni umuntu byubaha. Kuri wowe mu minsi ya none tugana ku musozo bitewe n'aho amasaha yacu ageze, yego, nuhe mukozi w'Imana ufatiraho icyitegererezo? Umumama ko ari benshi. Oya mbwira umwe. Ni benshi we, umumama manange ni benshi. Mbwira umwe. Ngaho noneho fatira hamwe hose no mu bapapa, ninde mukozi w'Imana ufatiraho icyitegererezo uri ukavuga ati uyu namwigira? Rutayisire. Ariko njya ngira ikibazo, abantu benshi twakira batubwira ko Rutayisire ariwe bafata nk'icyitegererezo. Erego wo kuvuga neza abantu bamuvuge neza. Ubu muri iki gihugu cyose cy'u Rwanda n'urugero rwiza rw'umukristo. Ntabwo turi mu bantu wenda beza mu buzima busanzwe, wenda ngo tuvuge ngo ni ikiri, kuko ni benshi bagira neza kandi beza. Abantu baracyariho. Ariko mba mama ndavuga benshi. Oya ngaho vugamo babiri. Minyoni, Julienne, n'umugore w'inzahuke. Umugore w'inzahuke, Mama Asi. Kuki Pastor Mutesi umusize? kandi njye nabanje no kugira ngo ni nawe wicaye ahangaha, uretse ko nagiye kubona kusa naho uri muto kuri we mujya no gusa. Pastor Mutesi we ntabwo ujya umukurikirana? Nawe ndamukunda kandi ndamukurikirana. Yego. Nawe ni urugero rwiza kuko ni umuntu ushobora guhereza ibijumba akaguha inyama. Oya se. Cyane. Ariko noneho ushobora kumuha ibijumba? Pastor Mutesi ushobora kumuha ibijumba wakaguha inyama. Ushobora